Muraho mumeze mute? Twizere ko mumeze neza cyane, natwe tumeze neza. Nk'ibisanzwe ni gahunda yo kwiga, dukomeje kugenda twiga ku bijyanye n'uburyo abantu bakubaka urugo rw'amahoro, urugo rudahoramo amakimbirane, urugo rw'abakundana, urugo rumwe Nyagasani yateguriye abashakanye ijuru rito. Uyu munsi rero tudatinze, tutagiye kuvuga byinshi, twahisemo ikiganiro cy'ibyiciro urushako runyuramo. Ibyiciro urushako runyuramo ukurikije ubushakashatsi, ukurikije abo twagiye tuganira, usanga ibyo byiciro urushako rwose rubinyuramo. Abantu wenda ntibabinyuramo mu buryo bumwe cyangwa ntibabigereramo igihe kimwe, ariko igihari ni uko urushako rufite ibyiciro runyuramo. Abashakashatsi bamwe bagaragaje ko ibyo byiciro ari bitanu, abandi bashakashatsi bagaragaza ko ari ibyiciro bitandatu, ariko bose ugenda usanga bihura. Ku cyiciro kimwe abashakashatsi bagaragaje ko icyiciro cya mbere ari icyiciro cyitwa honeymoon. Mwese murakizi honeymoon, igihe abantu baba bakibana, hari ibyishimo byinshi, baryohewe no kubana, batarabona ibibazo byinshi mu rugo. Icyo nicyo cyiciro cya mbere. Undi mushakashatsi we yagaragaje ko ari igihe cy'inzozi. We yabifashe nk'igihe cy'inzozi. Aha ni hamwe muba mukibana, muba mwumva muzabera abandi icyitegererezo, urukundo aba ari rushya, mwumva nta cyabatandukanya, ndetse ahazaza hanyu habahishiye ibyiza byinshi gusa. Niko umushakashatsi wabyise igihe cy'inzozi we niko yabigaragaje. Yagaragaje ko abantu baba bakibana baryohewe, bumva rwose nta cyabatandukanya. Urumva ni igihe cyiza rwose. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro umushakashatsi umwe yise icyo guhumuka, undi nawe akita izina aravuga ati ni igihe cyo kubona ukuri ku muntu. Ni uguhumuka, watangiye kubona intege nke z'umuntu muri kumwe, watangiye kubona imico ye utari uzi, watangiye kubona ahantu mutandukaniye, itandukaniro ryanyu watangiye kuribona. Mbese kubera kubana, za ngeso umwe atari azi ku wundi atangira kuzibona, kuzimenya, bigatangira kubayobera. Kuko akenshi uba ubona baraguhinduriye atari wa wundi watangiye kubona intege nke ze, wari uzi ko ari umuntu utagira amakosa, mwiza, umwana mwiza utagira, ariko watangiye kugira utuntu ugenda umubonamo. Utwo tuntu rero nizo ntege nke ze, uri kugenda umusobanukirwa. Umwe ati ni ukubona ukuri k'umuntu, undi ati ni uguhumuka. Donc uri guhumuka sasa, uri kugenda ubibona neza. Ugenda ubona wa muntu muri kumwe, ni igihe cyiza, ugomba nyine kucyitegura, kwitegura ko nuva muri honeymoon uzahumuka, ukabona umuntu nyawe, ukabona umugabo cyangwa ukabona umugore. Cya gihe yari umukobwa, cya gihe yari umusore, this time ni umugabo, this time ni umugore. Umugore washatse ukumusobanukirwa. Icyiciro cya gatatu rero bacyita icyiciro cy'amakimbirane no kwiga kubana. Icyiciro cy'amakimbirane no kwiga kubana, undi mushakashatsi we yacyise ryaye izina njya numva nkaho ridakwiye, yabyise icyiciro cyo kwicuza. Ariko nabyo nuza kubyumva neza uraza kumva bifitanye isano. Ni ukuvuga ngo mwiga gukemura ibibazo, mwiga kubabarirana, mwiga uko mwavugana neza. Uyu mushakashatsi rero wabyise igihe cyo kwicuza, we yaravuze ati uhita ubona uwo mubana atari uwo mwakabaye mubana. Aha abantu benshi bahita basaba agatanya, cyangwa umwe agasiga undi akigendera. Abatabikoze gutyo usanga bahora mu ntambara, intonganya, kuko ntabwo baramenyerana, ntibaramenya uburyo bwo kwiga kuvugana neza, ntibaramenya uburyo bwo kwiga kubabarirana, ntibaramenya uburyo bwo gukemura ibibazo, kuko bari bazi ko ari abantu babiri babanye ari abatagatifu, batagira ikosa, batagira icyaha. Hano rero umuntu atangiye kwicuza ati Imana, sinari nzi ko uyu muntu ari gutya ameze, sinari nzi. Oya, ugomba kwitegura ko ibyo byiciro nabyo uzabinyuramo. Icyiza gihari, iyo mwakoze fiyansaye neza, mwiga gukemura ibibazo, mukibuka ko ibibazo bikemurwa nta ntonganya, mukiga kubabarirana, kuko muba mwarabyize ko kubabarirana ari inkingi y'abakundana, muba mwarabyize ko kuvugana neza nabyo ari communication, ari ikintu cya ngombwa mu rugo. Rero iyo abantu bamaze gutsinda iki cyiciro bakomeza gukomera, baba babaye nyine rwa rugo. Iyo abantu iki cyiciro kibasize bakiri kumwe, baba bagiye sasa mu cyiciro cyo gukomera nk'ikipe kabisa. Muba mwize kubana neza, icyizere kiriyongera, mwubahana, ubucuti bukomeye, murushaho gukorera hamwe, kuko muba mwaganiriye. Ni mu gihe cy'urukundo rwimbitse, mwanyuranye muri
muri byinshi, rimwe mwumvise wasaba gatanya ariko urongera wisubiraho, hari igihe wumvaga wamwica ariko urabireka, none muracyari kumwe kuko urwo umukunda rusumba kure ibibi bye, rusumba kure ibibi bye, uramukunda, mwahisemo gukundana, mwahisemo kubana, ubwo rero mugiye gukomera nk'ikipe. Aha ngaha wamaze kubona ko mugenzi wawe ni umuntu ashobora gucumura, ashobora gukora, ahubwo noneho wahisemo kugira ute, kujya umubabarira, gutangira kwiga kubana na ya mico ye, kwiga kubana na za ngeso ze, kwiga kubana nabyo, Imana ikagushoboza ukagira nyine ukabibamo neza, ukabibamo neza, ukabisohokamo neza, ukanabitsinda. Ntabwo rero ari ukuvuga yuko abantu bakiri kumwe ari uko ibyo byiciro batabinyuzemo, ahubwo babinyuzemo, icyiciro cya gatatu kibasiga bakiri kumwe, undi atangira kumenya kwakira mugenzi we uko ari. Urukundo hano ntiruba rukiri amarangamutima, ntabwo ruba rukiri amarangamutima, ruba rwabaye amahitamo, rwabaye amahitamo, ni ukuvuga muba mwahisemo kubana ibibi bya mugenzi wawe, donc ukabirutisha ibyiza, ukabona ibyiza byo ko biruta ibibi. Ni ukuvuga ko ntabwo ubu ukimutekereza ko ari marayika, ubu byumva ko ashobora gukosa, ariko nanone ukaba witeguye kumubabarira, ukaba witeguye ko mwakemura ibibazo hagati yanyu. Icyiciro cya gatanu rero cyitwa icyiciro cy'ubukure bw'urugo. Icyiciro cy'ubukure bw'urugo, aha ngaha urugo ruba rushingiye ku bwubahane, ku kwizerana, ku nshingano, ku rukundo rwimbitse, rutagishingiye kuri ya marangamutima, sibyo? Ruba rutagishingiye ku marangamutima, ahubwo rushingiye mwubahana, mwizerana, muhuriye ku nshingano, ndumva mufite ibintu bibahuza. Ibya kera ntabwo byongera kwibuka, muba mumaze gukura. Abakiri bato babafatiraho urugero, abo mwabyaye ntabwo bazi inzira mwanyuzemo, donc ntibazi aho mwanyuze, bo barabona mwebwe mumeze neza, abantu bose barabigiraho, abantu bose bakeneye ko mubagira inama, bagiye kurushinga nimwe baza kureba, ntabwo bazi ibyo mwanyuzemo. Aha ngaha urukundo ntabwo rushingiye ku marangamutima, umwe yabihisemo n'undi yabihisemo. Bivuga rero ngo ni nk'igihe cy'umurage, ni igihe urugo rwarakuze, ntabwo mukiri mu bintu, muri utwo tuntu tw'udusantima, murareba intego, murareba icyo mwahisemo kugenderaho, nicyo cyicyo kiri kubayobora, nicyo kibari imbere, nicyo muri kureba, nicyo mushaka kugeraho. Muri urugero ku bandi, muri urugero ku bana bakuze, nubwo batazi ibyo mwanyuzemo, ariko nibura none bari kubareba bakabona ko mufite aho muri kujya. Ni ukuvuga rero ngo iki cyiciro cy'ubukure ntabwo umuntu yava muri honeymoon mu gihe cy'ubukure, ugomba kunyura muri ziriya etape zose, nirwo rugo rutaba rufite uburyarya cyangwa icyo uhisha mugenzi wawe. Rero ntabwo urugo rwiza rubaho kubera ko abantu babuze ibibazo, rubaho kubera ko abantu bamenye uburyo bwo kubikemura, mbese bakamenya uburyo bwo kubivugana neza. Urugo ni ishuri, ni ishuri ryo kwiga ku bana buri munsi, kwiga ku bana buri munsi. Nabahaye urugero, hari urugero rw'umugore ikibazo yari afitanye n'umugabo we, ikibazo gikomeye cyane, yaratangiye kubona imico atari amuziho, nta nubwo yari imico idasanzwe, yari imico yo kuba uwo mugabo atagira isuku. Ni ukuvuga ngo ashobora akabyuka mu gitondo, akaba yasohoka mu nzu akagenda atoze, akaba yakambara nk'umwenda kabiri gatatu, undi yabimubwira akabona nk'aho amusuzuguye, akabona nk'aho amutesheje agaciro, bagatongana bakabipfa. Mana yanjye, umugabo akibaza ati abantu bose bazajya bavuga uyu muntu n'ibi bikweto, uyu muntu wumva, urumva iyo muri fiyansaye yagiye kuza kukureba aba ari smart, nyine yigira neza, ariko ahandi hantu mutari buhurire aba ari umuntu ujabiriye, tazi kwiyitaho. Umugore rero we akagira ngo ni bishyashya, ni bishyashya ari kubona, kandi niko umuntu asanzwe, ahubwo we iyo yazaga muri kumufiyansa cyangwa ngo bahure, yabaga yigize mwiza. Umugore rero biramugora, akajya abimubwira, umugabo akabona nk'aho amusuzuguye, amweretse ko ari umuturage, ko ari umuntu udasobanukiwe. Igihe rero kiza kugera, nyine urumva umugore bimunaniye, abwira umugabo ati rwose ngewe ibi bintu ndumva ntabasha kubyihanganira, ko mba naguteguriye imyenda, ko mba nafuze, kuki utambara imyenda myiza?
umugabo akomeza kuzamuka, kuzamuka, nyine urumva umugore nawe yagize igihe cyo kwicuza uwo muntu, iyo myitwarire ye, imico mibi, utangiye kubona itandukaniro ryanyu, wowe umugabo ari aho ngaho arajya muri tuwarete akagenda n'amazi ya tuwarete atayamanuye ku bagira tuwarete zo mu nzu. Kubera iki utamanura amazi? Nawe jya uyamanura ukabona nta nubwo afite excuse, ntafite no kuvuga sorry nibagiwe n'iki, usibye ko ibyo atari mu bintu umuntu akwiye kwibagirwa. Mukajya mubyibagirwa biteye isoni, ariko abantu benshi ngo barabifite rwose, aho umuntu yigira muri tuwarete akihagurukira akigendera akavuga ko madamu aza kubikora, ibyo ngibyo ni n'agasoro, ntabwo umuco ntabwo ari umuco rwose. Urumva rero aho ngaho uba utangiye kubona itandukaniro, ukajya wibaza uyu muntu ni we nashatse, ukajya ubona nyine biri kukurenga, ariko uko mugenda muganira, uko mugenda mwibukiranya gukemura ibibazo nta ntonganya, ibibazo bigenda bikemuka, mukiga kubabarirana. Niba umuntu yakoze ikosa, swati yibagiwe kukuvugisha, swati yibagiwe kukubaza amakuru wirirwanye, nibagiwe kukubaza amakuru wirirwanye, icyo gihe rwose uramubabarira. Iyo rero mumaze kwiga kurenga icyiciro cya gatatu, icyizere kiba cyabaye cyiza. Ngaho rero ndabifuriza kurenga icyiciro cya gatatu, mugakomeza icyiciro cyo gukomera, mugakomeza icyiciro cy'ubukure, ubundi mugatangira kujya mwigisha abatoya, mukajya mutangira kubigisha abatoya, bose bakaba ari mwebwe bigiraho. Ndabakunda cyane, mbitayeho, ndabizi ko namwe munyitayeho, mukomeze musharinge amavideo yacu, mukomeze mubwire abandi badukurikire, niyo nkunga mushobora kudutera yonyine, natwe tukagira kuraje yo kumenya no gukomeza gukora ubushakashatsi kugira ngo twubakire abakiri bato, abagize nabo ibibazo byo kuba batari ibyo batagiye bareba, bagende nibura bakuramo icyo bakwiye kuba bakurikiza muri iyi minsi. Imana ikomeze kubandindira, muri beza, ndabakunda.